turakwitabye karamenya gasani hanga kuri buri munsi kuko duhamagaye kugira ngo dukize maze tubeho tubeshweho nawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Nyagasani aradutumiye kugira ngo tujye neza hanga kuri buri munsi kuri uwa mbere w'icyumweru cya 31 cy'umweru bisanzwe tariki 31 Ukwakira 2022. Iyo ushaka kudukurikira buri munsi ujya kuri YouTube ukandikamo ijambo buri munsi, wagera ahantu hari ikirango cya Bibiliya ugahafungura, ubundi ugafungura, tugafungura buri munsi, tugafungura n'abandi buri munsi. Iyo hageze kandi wihutira kwiyandikisha subscribe kugira ngo uko dukomeze kumva ijambo ry'Imana buri munsi, tugumane Yesu Kristo buri munsi, bityo Yesu Kristo tubana tumushyire n'abandi buri munsi. Kugumana Yesu Kristo buri munsi niyo mahirwe nyakuri buri munsi. Isomo rya mbere ryo Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyafilipi, umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Bavandimwe, niba inkunga yanyu iri muri Kristo, niba koko mutera imbere mu rukundo, niba koko muhuriye kuri Roho Mutagatifu, niba kandi mufite umutima w'impuhwe, ngaho nimunsendereza ibyishimo, mutekereza kimwe, muhuje urukundo, muhuje n'umutima, murangamiye bimwe. Ntimukagire icyo mukora mubitewe n'ishyari cyangwa kwikuza, ahubwo mwicishe bugufi, buri muntu yibwira ko abandi bamuruta. Mwoye guharanira ibyanyu gusa, ahubwo mwite no ku by'abandi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 131. Mana yanjye, tuza roho yanjye iruhande rwawe mu mahoro. Uhoraho umutima wanjye ntacyo wakwiratana, n'amaso yanjye ntacyo arangamiye. Ntabwo ndarikiye ubukuru cyangwa ibintu by'agatangaza bindenze, ahubwo umutima wanjye uratuje kandi uriyoroheje nk'umwana w'igitambambuga mu gituza cya nyina. Isiraheli wiringira Uhoraho kuva ubu n'iteka ryose. Mana yanjye, tuza roho yanjye iruhande rwawe mu mahoro. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 14 umurongo wa 12 kugeza ku 14. Muri icyo gihe Yesu yinjira mu nzu y'umwe mu bafarizayi b'abanyacyubahiro kuhafungurira. Abwira uwo mutumiye ati, nugira butumira ku meza, haba ku manywa cyangwa nimugoroba, ntugatumire inshuti zawe cyangwa abavandimwe nabo mufitanye isano cyangwa abakize muturanye, kugira ngo nabo batazavaho bagutumira bakakwitura. Ahubwo nugira butumira, ujye urarika abakene, ibirema, abacumbagira n'impumyi. Ubwo nibwo uzaba uhirwa, kuko badafite ibyo bakwitura, maze ibyo uzabyiturwe ku munsi w'izuka ry'intungane. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Yesu Kristo nakuzwe iwawe, agakuzwe iwanjye, turibuze kumererwa neza, kuko uwikuza wese azacishwa bugufi, naho wicisha bugufi akazakuzwa. Uri Nyagasani Yesu bitubwira, agira ngo tumurebereho, tumukurikire kandi tumukurikize mu nzira nziza, mu mugenzo mwiza w'igipfura wo kwiyoroshya, kwicisha bugufi, kuko iyo cishe bugufi ni gushobora kubona Imana koko, kuko Imana ubwayo no kuza nayo inyura mu mugenzo wo kwicisha bugufi kugira ngo itugereho. Imana yigize umuntu Yesu Kristo. Ba Kristo bavandimwe rero natwe turasaba kugira ngo twikonoze nk'iryo kuzo, maze kwegere Nyagasani, kuko umuntu wese ushaka kwegera Imana nyine aca bugufi. Amen, amen, amen. Abahanga mu bumenyi bw'umuntu bemeza ko ubwenge no cerveau irenze ordinateri, kuko cyashyizemo bigoye ko cyavamo. Bityo kugira ngo ikintu kive muri cerveau washyizemo ni impamvu 3. Nguko abantu benshi cyane bakunze kuvuga bati twibagiwe, ubwenge bwanjye ntiburi gufata. Nyamara impamvu ya mbere nyine nuko wasanga nta cyari kirimo, nta cyo ugeze ushyiramo. Impamvu ya kabiri cyavamo nuko wasanga wagishyizemo utabyitayeho, wirangariye, utabishyizeho umutima. Impamvu ya gatatu gishobora kuvamo nuko wasanga ari wowe wagikuyemo, kubera ko wasanga nta nyungu cyari kigufitiye, ugashyiramo ibindi nyine bigufitiye inyungu. Amen, 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 amen. Naho ubundi bakristo bavandimwe, abantu twese tugenda tuvuga ngo twaribagiwe, umuntu yantumye ndibagirwa, ikintu wasabye gukora narakibagiwe. Aha, wakibagiye nyine kubera izo mpamvu 3. Nuko agitagiyemo, nuko agishyizemo urangaye, cyangwa nuko agikuyemo. Rero abantu akenshi dukunze gufata ibintu kubera inyungu dufite. Iyo ngiye mu ishuri nkiga ngafata mu mutwe, nuko ari inyungu ncunze imbere mu buzima buzaza. Zibaye nta nyungu mfite muri ibyo, ntabwo nabyiga ngo bifate burya. Kubera inyungu bifite ari byo bituma byiga, ibyo bituma ntabyibagirwa. Uko inyungu zirusha kugenda ziyongera, niko ndusha kugenda bishyiraho umutima, simbyibagirwe. Nabyo Mutagatifu Agustin yavugaga ati,
mukristo umuvandimwe, ntukavuge ngo nabuze umwanya wo gusura umuvandimwe, ntukavuge ngo wabuze umwanya wo gusenga, ntukavuge ngo wabuze umwanya wo gukora ibikorwa by'urukundo. ahubwo icyo wabuze iki? Wabuze urukundo. Nguko abantu benshi twibagirwa kubera iki? Kubera urukundo tukaba twararusimbuje inyungu zacu bwite, ngaho abanyamwigendaho, kwikubira, kwikanyiriza, kwiyitaho kurenza abandi. Uyu munsi rero amasomo matagatifu kizimya yacu duteguriye araryoshye cyane, ubwo agiye kudushishikariza kwita no ku bandi. Akenshi hari ubwo nihugiraho ngiyitaho, ariko Nyagasani arantumiye kugira ngo nanjye nite ku bandi. Mu ngingo rimeze igira iti, iyo nitaye ku by'abandi bimpesha ingororano. Amen, amen, amen. Mukristo umuvandimwe, kwibuke rya tegeko rituranga twese abakristo, rya tegeko rwose riri hejuru ya byose. Ikintu cyose uzakora, ibyo uzavuga byose, aho uzajya, idini uzajyamo, aho uzajya gusengera, ujye ukoma agatima hehe ku ijuru. Ni ibintu bitari mu ijuru ugiye gukorera, uzavuga uti danje domoro, hegere nyine wapfa. Ngo uko utagomba gushaka gusa inyungu zihita, des intérêts matériels, ahubwo inyungu zidashira, igihembo cy'ijuru. Gukorera iki? Ingoma y'ijuru. Ninita no ku by'abandi, nzabona ingororano, igihembo cy'ijuru. Mu isomo rya mbere Pawulo mutagatifu aradushishikariza kurangwa n'urukundo, umutima umwe, kwirinda ishyari, bityo tukagenda neza mu murongo mwiza Imana idushakaho, twita no ku by'abandi. Ubwo yagize ati, mwicishe bugufi, buri muntu yibwira ko abandi bamuruta, mwoye guharanira ibyanyu gusa, ahubwo mwite no ku by'abandi. Amen, 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 amen. Iyo nakoze ibintu, iyo nitaye no ku by'abandi, mererwa neza, kuko mbazirikana nyine mugenzi wanjye. Ni rya tegeko ry'umukristo ugomba kureba ahantu hatatu buri munsi, nkareba hejuru nkabona Imana, akaba ariyo ndangamira koko. Kurangamira Imana, kurangamira iby'ijuru, kurangamira ubuntu bw'Imana. Noneho nareba ku ruhande nkabonaho mugenzi wanjye, akaba ariwe nitaho, nkamufasha, nkamuha ibyo akeneye, umukene, indushyi, imbabare, umurwayi, nkamwitaho aho ngaho nyine ku ruhande. Ubwa gatatu noneho nkareba munsi, nkareba y'ibintu, bityo ibintu nkabikandagira aho kugira ngo byo binkandagire. Ibintu no kubirutisha abantu, ahubwo ibyo bintu bifashe kuyoboka Imana ndetse no kubanira bagenzi banjye neza. Ibintu ntibikandusha ubwenge, ibintu ntibikandusha ububasha. Iyo ibintu byatangiye kundusha ubwenge, nibwo usanga none natangiye kwibagirwa mugenzi wanjye, nkaba narimwe mu mutima narashyizemo ibintu, narangiza ngo naribagiwe. Kandi byaba mugenzi wanjye akantuma ikintu ngo nkimuzanire, narangiza ngo naribagiwe. Mugenzi wanjye akansaba serivisi, nkamara umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu ntarayimuhereza, narangiza ngo naribagiwe. Naribagiwe kubera inyungu zanjye, ndi nyamwigendaho, ndi nyakamwe. Kera kabaye wa mugani uzancirwaho ugira uti, ngo yamagara aterewe hejuru, ngo buri wese asamaye. Bakristo bavandimwe, nitwite no ku by'abandi kugira ngo tuzabone ingororano y'ijuru. Mu ivanjiri y'uyu munsi turumva Yezu Kristo wari uri ku meza ari kumwe n'abafarisayi. Turazirikana uburyo bari bamutumiye. Ivanjiri twakiriye ku wa gatandatu yatubwiraga uburyo Yezu bamutumiye, akareba uburyo bwose batumirwa bari kumaranira imyanya y'imbere. Yezu arakabona ko inyigisho kwicisha bugufi, kwiyoroshya, kugira ngo koko bitoze kwakira Yezu Kristo uza mu ishusho y'abanyantege nke, mu ishusho y'abaciye bugufi. Uyu munsi rero Yezu Kristo arakomeza nanone icyo gitekerezo, atwigisha uburyo tugomba kwita kuri abo ngabo nyine baciye bugufi, abanyantege nke, abakene, bashushanya abandi, abanyabyaha, wowe nanjye turimo. Yezu aza gutwitaho, natwe akadusaba kwita ku bandi kugira ngo tugere gute tuzabone ingororano y'ijuru. Yezu rero akazanamo ikintu gikomeye cyane, kutarambiriza ku nyungu za hano ku isi. Ibyo dukoze byose ntitukabikore kugira ngo duhembwe, dukorere amashimwe, badutake, n'ibindi byinshi cyane biduhesha ingororano za hano ku isi, ahubwo igihembo cy'ijuru, gusangira na Yezu Kristo mu ngoma y'ijuru. Uko nguko Yezu Kristo ari gusangira aha ngaha, biratwigisha uburyo natwe nidukorera abandi, nitwita ku by'abandi, natwe tuzakira iki? Ingororano y'ijuru. Yezu akazaduhemba igihembo cy'ijuru. Akenshi rero twebwe hano ku isi twihatira gusakuma ndetse no gusaruza ibintu bya hano ku isi, amafaranga, ibihembo bya hano ku isi, des intérêts matériels, ariko tukibagirwa intérêt spirituel, igihembo cy'ijuru, cya kindi kitazashira, cya kindi kizaramba, cya kindi kirusa ibindi byose, cya kindi kisumbuyeho, ijuru, ingororano y'ijuru. Ubwo Yezu yagize ati, ahubwo nugira butumira, ugira harika abakene, ibirema, abacumbagira n'impumyi, ubwo nibwo uzabuhirwa, kuko badafite ibyo bakwitura, maze ibyo uzabyiturwe ku munsi w'izuka ry'intungane. Amen, 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 amen. Ese abakristo bavandimwe, aho kugira ngo mpembwe n'abantu cyangwa mpembwe n'Imana, wowe wahitamo ikihe? Igihembo cy'abantu cyangwa igihembo cy'Imana?
igihembo cyano ku isi cyangwa igihembo cy'ijuru turabantu turaziranye akenshi dukunze kugenda ku inyungu za hano ku isi bya bindi bintera kwibagirwa yewe ngo naribagiwe nyamara wasanga ntacyo witayeho cy'umuvandimwe wasanga umuvandimwe umujugunya ukita ku byawe nk'abanyamwigendaho bikaza kurangira koko nkoreye ibihembo bya hano ku isi koko amafaranga yarundanya ariko nkabura 8 umugabane mu ngoma y'ijuru kubera iki kwiruka gusa ku bintu by'isi agasengesho shwi gushengerera shwi ibikorwa by'urukundo shwi kwegera Imana shwi gusenga abakristo bavandimwe twarabyibagiwe none dusigaye gusa twisenga twireba aho kureba bagenzi bacu birababashe nze kwibaza ikibazo gikomeye uyu munsi ese njyewe ibyo ndi gukorera igihembo cyano ku isi cyangwa ndi gukorera ingorano y'ijuru ibaze nanjye nibaze ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo umubyeyi yari afite abana 2 ngo noneho umubyeyi aza kurwara araremba igihe kirekire nuko umwana w'imfura wabonye bimurambiye kubona papa buri gihe bamurwaza ariko akabura ubwapfa akabura n'ubwakira nuko aza kurambirwa vuba hasigara rero muri umunawe umwana w'umuhererezi ari kurwaza nyine umubyeyi we ariko none ngo cyazo bari bafite nanone ngo uyu mubyeyi yahoraga apanga kubaraga akabaha 8 buri wese nuko akagenda bicuma buhoro rimwe akoroherwa yaremba akabatumiza ngo abahe 8 uyu mwana w'imfura rero we yari yaragiye gukora kure birumvikana yari yarambiwe na se nyine kuko se yari atarabaha 8 ubwo akumva ko se yarembye akongera akagaruka vana bwangu akareka kakazi kugira ngo nyine hato sataza kwitaba Imana ataramuha 8 muri umuntu ukomeje kurwaza se ataza kuba ari usigarana wenyine nuko mu munsi umwe rero se arembye cyane birumvikana wa mwana w'imfura yahise abaduka vana bwangu kugira ngo nyine se aze abarage nuko ngo amaze guhagera se rero ngo 8 yawe yabikaga kuri banki yari yarafashe ibyo yaratunze byose abivunja mu mafaranga yashyira kuri banki noneho yumvise neza arembye ya mafaranga ajya kuyabikuza urumva ko ruho rw'amafaranga igikapu cy'amafaranga cyuzuye nuko amafaranga arabikuza kugira ngo aze kuyagabanya abana be abari 8 wabo byabindi byuko nyine ho mutindi yanitse ntiriva nuko wa mubyeyi afashe icya gikapu ngo agiye kuraga abana be haza kuza abajura ubwo bari bacunze ko nyine yavuye kuri banki kugira ngo baterure nyine rwa ruho rw'amafaranga ubwo wa mubyeyi nta kindi cyari gisigaye usibye guhunga hato bataza kubica nuko barahunga iyo bahungiye babajura komeza kugenda bakurikirana birumvikana wa mubyeyi koko yaranarembye arwaye ariko bakomeza kugenda bamusindagiza bageze ahantu bagombaga kwihisha birumvikana cya gikapu cyabo cy'amafaranga barakikoreye abajura nabo bari kubirukaho nuko mwana w'imfura abonye abajura bagiye kubafata afata rwa ruho rw'amafaranga cya gikapu cyuzuye amafaranga agishikuza umubyeyi we ubundi ariruka arakijyana hatabajura batazaba ariho bagitwara nuko ariruka arigendera asigaho wa mubyeyi we na murumuna we nuko se bonye wa muhungu w'imfura abadukanye cya gikapu cyari cyuzuye amafaranga yatekeza n'uburyo abajura bagiye kubasatira kugira ngo babice nuko asaba umwana we umuhererezi aramubwira ati umva bagiye gutwicana kandi urabona ko ntacyo tukiramiye aho kugira ngo batwicane twembi hunga mwana wanjye hunga ubundi ureke abari nge bica wowe urokoke ngaho namwe bagiye mutekereza uburyo umwana nawe agiye kwiruka ubundi papa bari we bica nuko mwana muhererezi abwira se ati papa imyaka 15 yose ishize nk'urwaza ubu koko muri amasegonda make abari bwo niruka ngo usige nuko mwana akomeza kurwaza saho ngaho nyine aho ngaho muri icyo gihuru bari bihishemo akomeza kumurwaza barabana baguma aho ngaho babajura bakomeza kubakurikirana biza kugera igihe kera kabaye byabindi byuko nyine nyake batararabushyitsi babajura barabafashe bamaze kubafata barabwira bati muduhe rwa ruho rw'amafaranga cya gikapu cy'amafaranga ubundi tubareke mubeho bagiye kureba nyine basanga cya gikapu ya mfura yagishikuje yigendeye kera ya mafaranga yagiye ubundi babuza amafaranga bahita barabica umuhererezi na se bapfa gutyo babajura bakomeza bashakisha wa wundi w'imfura nyine kugira ngo cya gikapu bakibone cyari cyuzuye amafaranga bakristo bavadimwe umwitozo ukagira uti muri aba bana bombi imfura ndetse n'umuhererezi uwabonye umugabane we uwabonye 8 we nuhe muri aba bombi ninde se yahaye 8 aha tugiye gusubiza kurikira umwana w'imfura ubuyo wose yagiye acunga ko se yitaba Imana kugira ngo aze afate umugabane none birangiye nyine awushikuje ese ni se uwumuhaye aha ngo kuko abantu benshi tukunze gucunga tugacunga ababyeyi bacu ko bita Imana kugira ngo gusa ducunge ibyo bintu
ducunge amafaranga, ducunge iyo mirimo y'amasambu, akaba ibyo gusa duhugiyemo, guhugira mu bintu aho guhugira ku bantu, aho kwita ku bantu. Twebwe icyacu ducunze ibintu, ducunze ko tubona ibintu, bikaza kurangira dushikuje twigendeye. Ngiye rero impamvu teologike twese abakristo tugomba kurangamiranye n'Imana, Imana nk'umubyeyi tugomba kugumaho mpaka we aduhaye umunani mpawe n'umubyeyi, ni ugupfana nyine n'umubyeyi, gupfana na Kristo, kubaho nka Kristo, ngirinda kuva kuri Kristo. Kabone n'ubwo urugamba rwaba rukomeye, kabone n'ubwo bari kudutoteza, bari gutwirukansa imbere y'urupfu, imbere y'ubukene, imbere y'ibibazo, kutitandukanya n'umubyeyi, kutitandukanya n'Imana, kutitandukanya na Yezu Kristo. Nguko abakristo bavandimwe, abantu benshi cyane ducunze inyungu zifatika, nyamara bikaza kurangira dushikuje cya gikapu cy'amafaranga, ariko tubuze ingororano y'ijuru, gushikuza, gupfa utari mu Mana, gupfa utari kumwe n'Imana. Urwo rupfu rubi, iyo ni impanuka. Nguko abantu benshi twihitiramo ko abanyamwigendaho, ariko tutari kumwe n'Imana. Byamarira iki guhungana igikapu cy'amafaranga? Byamarira iki kubona umurundo w'amafaranga ariko ntari kumwe n'Imana? Ariko Yezu Kristo naramutaye, narataye umubyeyi wanjye, ngo nuko yarwaye, ngo nuko arembye, ngo bataza kunyica, bakanyica hamwe nawe. Kandi ngende umusore mfite ibibaraga, ngomba kwiruka. Papa koko naguta koko ngasanga nde? Maze imyaka 15 nkurwaje, aya masegonda ya nyuma abarirwa nanira koko. Nguko abakristo bavandimwe, uko abenshi twadohotse mu Kristo ku minota ya nyuma, imbere y'urupfu, imbere y'ibintu abantu badushikisha, tukaza gupfa nabi. Kandi byaba abantu benshi cyane mu masegonda ya nyuma bashobora gupfa nabi, bakabura Imana. Kandi wari wariteguye umunani, wari wariteguye ingoma y'ijuru, wabaye umukristo igihe kirekire, bikaza kurangira ku munota wa nyuma ari bugize ute, ari bwo buzimana, ari bwo hakanye Imana, wabaye umuhakanye ku munota wa nyuma. Nyamara ku masegonda ya nyuma, babana b'abahererezi nabo bakagira gute, akarwa babona ingororano y'ijuru, akarwa babona igihembo cy'ijuru. Kubera iki? Bakomeye ku Mana, banambye ku mubyeyi wabo. Nguko kunamba ku mukene, nguko kwakira umukene, umunyantege nke, umurwayi. Ntukavuge ngo ntacyo azanyitura, ngo ararwaye, ngo igikapu cy'amafaranga amaze gukijyana, ngo se yanyitura iki kindi, nawe ukahita umuta. Oya, ahubwo n'igihe ageze mu kaga, n'igihe amafaranga yamuvuyeho, ngomba kumukomeraho, kuko n'umubyeyi wanjye, umubyeyi wanjye nakomeyeho igihe kirekire. Ubusaba aribwo namwihakana koko? Oya, ntibikabe. Ahubwo kumukomeraho ku by'ukuri, nkamurangamira. Bakristo bavandimwe, nanjye nzi kwibaza, igihembo cy'ijuru ese nicyo ndi gukorera, cyangwa ndi gukorera ibintu bihita, ibintu bya hano ku isi, amafaranga, inyungu za hano ku isi, za nyungu twavuze haruguru? Iyo nta nyungu ndi kubona mu bintu, ntago mbifata mu mutwe, ntago nita ku bikorwa by'abandi, ntago nita ku by'abandi. Kubera iki? Ngo nta nyungu bampereza, ntacyo baza kumpemba. Nyamara twamenye ko Imana iduhemba birenzeho igihe twafashije bagenzi bacu, igihe twitaye kuri bagenzi bacu, igihe twitaye no ku by'abandi. Tubona iki? Tubona ingororano y'ijuru. Ni nabyo mutagatifu Polikarupe yavuze mu gihe abamushore bagiye kumwica, nuko ngo baramubwira bati, muzehe wakwiyakanye uwo muntu, ubundi tukagukiza, ugakiza amagara yawe. Ngo nuko Polikarupe arababwira ati, niko mwabana mwe, ngewe umusaza n'izi mvi zanjye koko niyakane Kristo? Imyaka 86 yose maze angirira neza, Kristo angirira neza, koko mwihakane koko? Ntibikabe. Biza kurangira nyine bamwishe. Nguko abakristo bavandimwe, ko tutagomba kwihakana Imana. Kandi nubwo turi imbere y'urupfu, nubwo twaba turi imbere y'intare bagiye kudushumurira, nubwo twaba turi imbere y'abagome, abicanye, abajura, bagiye gutwambura, bagiye gutwica, kwirinda kwihakana Imana no ku minota ya nyuma, no ku masegonda ya nyuma, kuko aho ngaho nyine niryo teme tugiye kwambukiraho, tujya hehe? Tujya mu ijuru. Ese naba naruhiye iki niba narakora ibintu hano ku isi byinshi, nkarundanya ibintu byinshi, ariko nkazabura iki? Igihembo cy'ijuru. Twitondere iminota ya nyuma. Imana iri kumwe natwe, kandi iraturinda, iratuzi kandi iratuzirikana. Nakoreye Imana uzikorera amaboko. Twishime tunezerwe abakristo bavandimwe, kuko Imana ije dusanga, tuyakire mu ishusho y'abo bakene, mu ishusho y'abarwayi, abo tugomba kunambaho. Abarwaza mwese aho muri, nimwubahwe. Uwo murwayi ukomeze kumurwaza, ntumwinube ngo nuko nta bintu agifite, ahubwo mukomereho. Iyo niyo migisha yawe, gukorera imigisha igihe ntazi n'inyungu duteze imbere, igihe nta gihembo ngo afite azatwitura, igihe nta gihembo ngo afite azaduha. Iyo niyo migisha,
iyo niyo migisha yuzuye isendereye, imigisha abakristo bavandimwe. Twimenyereze gukorera imigisha hano ku isi. Iyo migisha izadutambutsa, ngiryo iteme rizadutambutsa, udukorwa tw'urukundo, kwakira abo ngabo batazatwitura. Ibyo ni byo Yezu Kristo adushishikariza uyu munsi. Nyagasani Yezu Kristo umwana w'Imana, nagiye njya kure yawe, ngaharanira inyungu nyinshi, inyungu za hano ku isi, nyamara ngakwibagirwa, ngibagirwa ineza wangiriye. Nuko nkadohoka, ngakuvaho, kandi Yezu Kristo nagusiga se ngasanga nde? Nakuvaho nkajya he Yezu mwiza? Ahasigaye Yezu mwiza, nje imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo mbabarire ibyaha byanjye byose, maze nanjye nkwegere neza n'umutima wanjye wose, bityo ndangamire iby'ijuru, ngurangamire Yezu Kristo, ngukurikire kandi ngukurikize buri munsi. Yezu mwiza, mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumuko na Disiyasi wa Diyosezi ya Cyangugu.